Ibihe byiza cyane kuri udukurikiye. Iyo umuntu afite ikibazo cy'amaraso adatembera neza mu mubiri, ashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'umubiri, aho umuntu ahorana ikibazo cyo kumva ananiwe, aho utangira kumva ufatwa n'ibinya, ukumva ibice bimwe na bimwe by'umubiri cyane cyane amaguru n'amaboko birakurya, hakabaho ubwo wumva mu kirenge hakurya, rimwe na rimwe ukumva uhorana umunaniro ukabije. Ibyo byose ni ingaruka zo kuba amaraso yawe adatembera neza mu mubiri. Hari impamvu rero ziba zabiteye, izo mpamvu tugiye kuzivugaho muri iki kiganiro, turebere hamwe impamvu zishobora gutuma amaraso yawe adatembera neza mu mitsi, ndetse tuze kugenda tureba ikintu gishobora kukubwira cyangwa se ibimenyetso bishobora kukubwira ko amaraso yawe atakiri gutembera neza, hanyuma utangire kugira ibyo utangira kugenda ukosora, ndetse tugende tukugira n'izindi nama ukwiye gukurikiza kugira ngo amaraso yawe arusheho kugenda neza, ndetse n'umuti w'ibimera ukwiye kwifashisha mu gihe wagize ikibazo cy'amaraso adatembera neza, hanyuma utangire kugenda ubona bimeze neza cyane. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, ndi Nathaniel Fiabora, ngushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka ukore like nyuma yo kureba ikiganiro, nurangiza ugisharinga abandi bakibone ari benshi. Ikindi kandi nuko ukwiye kujya wandika igitekerezo cyawe muri comment, iyo tubibonye turagusubiza. Mboneraho no guha ikaze umuntu ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro byiza bitandukanye ariko bivuga byibanda cyane ku buryo umuntu akwiye kwiyitaho ubwe, ku buzima bwe, aho tukurangira ibimera by'umuti bishobora kukuvura, ibimera usanzwe ubona bikaba byakuvura indwara zikomeye mu mubiri wawe, cyangwa se ukaba wafasha mugenzi wawe ufite ikibazo cy'uburwayi, ukaba wamufasha kubera ko wamenye imiti. Ikindi kandi nuko dutanga inama ku mirire ndetse n'iminywere, ibyo urya n'ibyo unywa bikakubera umuti, aho kugira ngo bibe ibyangiza umubiri gusa. Dore ko muri iyi minsi ya none umuntu ararya cyangwa se akanywa, ugasanga ibyo yariye n'ibyo yanyweye nibyo bigize uruhare runini mu gutuma ahura n'ikibazo cy'uburwayi. Kora subscribe rero, nurangiza ufungura akazogera kugira ngo nawe mu gihe cyose dushyizeho ibiganiro ujye ubasha guhita ubibona. Ikaze. Ubundi mu busanzwe iyo amaraso adatembera neza, umuntu agira ikibazo gikomeye cyane mu mubiri, kubera ko ubusanga bigorana cyane kugira ngo yiyumve neza mu mubiri, aho utangira kumva ugira ikibazo cy'umunaniro, aho utangira kumva nyine ufite ikibazo, kubera ko biba byaturutse kuki? Buriya amaraso niyo atwara oxygene mu bice by'umubiri, niyo atwara intungamubiri, niyo atwara hormone, imisemburo ndetse n'ibindi bintu bifasha umubiri gukora neza, ni ukuba nyine amaraso yatembereye neza. Iyo amaraso rero uburyo atemberamo bigabanutse, amaraso ntagera neza mu maboko, akenshi naho utangira kumva ubabara amaboko, ntagera neza mu bice by'amaguru, aho utangira kubabara amaguru, ndetse n'ubwonko bugatangira gukora nabi kubera kubura oxygene. Ubwo umutima cyangwa se n'izindi ngingo nazo zigatangira kugenda zidakora neza kubera ko amaraso atari gutembera. Hari impamvu ziba zabiteye rero, izo mpamvu twavugamo cholesterol nyinshi. Iyo tuvuze cholesterol tuba tuvuze ibinure bishobora kuza bikiyongera bikagenda bifungafunga. Ibinure bishobora guturuka mu byo kurya wariye, iyo ukunda kunywa itabi ndetse n'inzoga, bibasha kuba byagenda bigafungafunga imitsi, hanyuma amaraso ntabashe gutembera neza. Icyo gihe ikaba impamvu yo gutuma amaraso yawe adatembera neza. Indi mpamvu ni ukudakora siporo. Buriya hari igihe ujya wirengagiza gukora siporo, kandi buriya siporo ni ikintu gikomeye cyane. Siporo ishobora kugufasha mu gutuma amaraso atembera neza, siporo ishobora kugufasha mu gutuma imikaya yawe ikomera. Ibyo byose ni ukuba wakoze siporo. Indi mpamvu ishobora gutuma amaraso yawe adatembera neza ni umubyibuho ukabije. Hari igihe ugira ibiro byinshi ariko ugatangira kugenda ubyirengagiza, hanyuma bigashyira igitutu cyinshi ku mitsi, hanyuma imitsi ntitwara amaraso neza. Indi mpamvu ni diyabete. Buriya isukari nyinshi mu maraso ishobora gutuma imitsi mitoya itwara amaraso idakora neza, bityo bigatuma ugira ikibazo cyo kudatembera neza kw'amaraso. Kunywa itabi nabyo bishobora gutuma amaraso adatembera neza, kuko itabi rishobora kugira uruhare mu gutuma imitsi igenda yifungana, bityo bigatuma amaraso adatembera neza. Indi mpamvu ni ukugira umuvuduko w'amaraso
w'amaraso uri hejuru. Ibi bintu nabyo iyi ndwara nayo ishobora gutuma nyine amaraso atagenda neza mu mitsi. Ikindi ni ukugenda amaraso afatanira mu mitsi. Hari igihe umuntu agira ikibazo cy'amaraso agenda afatanira mu mitsi ugasanga ni ikibazo. Niyo mpamvu rero ibyo byose uba ukwiye kugenda ubimenya, hanyuma ugatangira kugenda ubyitaho, kuko iyi ndwara ishobora gutuma, iki kibazo gishobora gutuma uhura n'ibindi bibazo by'ubuzima. Hari ibimenyetso bikubwira ko rero amaraso yawe adatembera neza. Icya mbere ni ukumva amaguru n'amaboko bikurya, rimwe na rimwe ukumva urakonja cyane, ukumva ibice bimwe na bimwe by'umubiri biri gukonja kandi atari uko hariho ubukonje. Ikindi ni ukumva amaguru n'amaboko ibyo bice biremereye, cyangwa se ugatangira kujya rimwe na rimwe ubira ibyuya mu buryo butunguranye, rimwe na rimwe ukabyimba ibirenge n'amaguru, ugatangira kubona imitsi igenda ibyimba. Rimwe na rimwe baba wambaye nk'inkweto zisa nk'izifunze ukaza kubona ibirenge byabyimbye. Ibyo ni ibimenyetso by'ingenzi bishobora kukubwira ko uburyo amaraso yawe atembera ari ikibazo cyane. Hanyuma ugatangira kumva ubabara amaguru mu gihe wakoze urugendo, ugafatwa n'ibinya, crampe zikagufata. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko amaraso adatembera neza mu mubiri. Ikindi ni uko ushobora gutangira kubona uruhu rwawe ruhindura, ugasubona rwahinduye ibara, aho utangira gukushuka ukabona nyine urisiga amavuta ntagufate. Ikindi ni uko utangira kugenda wumva mu bwonko ufite ibibazo by'ubwonko, aho utangira kugenda ugira isereri ugashaka kwitura hasi kubera ko biturutse mu kuba oxygen yarabaye nke ku bwonko. Ikindi ni uko ushobora kugira ikibazo cyo gukira buhoro buhoro ku gihe waba warakomeretse, urugumano ugatinda gukira, imitsi y'amaguru ikabyimba cyane, ugatangira kubona ari ikibazo gikomeye cyane, ugatangira kubona umusatsi wawe upfuka. Ibyo nabyo byaba ikimenyetso cyerekana ko amaraso yawe adatembera neza, guhumeka nabi, kubabara mu gatuza. Ibyo byose ni kimwe mu bimenyetso, ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukubwira yuko amaraso yawe adatembera neza cyane. Niba rero wumvise iki kiganiro uri kunyumva, hari uburyo ushobora gutangira gukoresha tangawize, indimu ndetse n'ubuki, ukajya unywa icyo cyayi. Bishobora kugufasha mu gutuma amaraso yawe yongera gutembera neza, kuko ibyo bintu tuvuze byombi byifitemo ubushobozi bwo gufasha amaraso yagiye afatana, kongera ubushyuhe mu maraso, amaraso agabasha gutembera neza cyane. Uwo muti uzawukoreshe kandi bizagenda neza cyane. Izindi nama nuko ukwiye kujya ukora siporo, ukirinda kugira ibiro byinshi kandi ukanywa amazi ahagije bijyanye n'ibiro ufite. Ikindi nuko ukwiye kujya urya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto, amafi, ukakunda kurya tungurusumu, ndetse kandi ukirinda kuhora unywa inzoga ndetse n'itabi. Nshuti yanjye, niba wakunze ikiganiro, kora like, ugisharinge ku bandi, wandike n'igitekerezo cyawe muri comment, nitubibona turagusubiza kandi bigende neza cyane. Nawe wabanye natwe ari ubwa mbere, kora subscribe kugira ngo ibindi biganiro tukugezaho uzajye ubasha kubibona. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.